Twongeye kubaha ikaze kuri ya channel yacu The Economic Updates. Urimo uraca ku bantu benshi kumva barakubwira ngo amafaranga yarabuze, amafaranga yarabuze, amafaranga yarabuze. Abatanga serivisi kumva baravuga bati amafaranga ntakizenguruka nk'uko byahoze, ariko nabo ni amafaranga yarabuze. Mu baturage basanzwe amafaranga yarabuze, wajya mu bacuruzi abakiriya ntabo. Ese ni iki bivuze? Amafaranga ajya abura koko? Ese iyo abuze aba yagiye? Amafaranga arabura? Reka twibaze kino kintu. Nawe urabyibaza nkanjye? Reka tuganireho gato ku kintu cyo kuvuga ngo amafaranga yarabuze bisobanuye iki? Mu busanzwe ntabwo amafaranga ajya abura nk'uko abantu babivuga, nk'ikinyarwanda cyoroshye abantu bakunda kubishyiramo. Ntabwo amafaranga tuvuga ngo yo yabuze cyangwa se ntagihari. Ibyo ngibyo ntabwo ariko tubivuga, ahubwo mu buryo buri tekinike bw'amafaranga tuvuga ko amafaranga atagikomeza kuzenguruka nk'uko byari bisanzwe mbere. So abantu babona amafaranga yagabanyije umurego yajyaga azengurukiraho, ugasanga baravuze ngo amafaranga yarabuze. Mu yandi magambo, amafaranga hari ikintu twita speed ipimwa muri economy. So bivuze ngo speed ni inshuro inote cyangwa se amafaranga amwe adahindutse azenguruka mu bantu ku munsi. Urugero turavuga ngo iyo mbonye inote y'igihumbi, nubwo turi muri cashless economy ariko katuvuge ari amafaranga afatika. Iyo ufite amafaranga y'inote y'igihumbi, ese nyinyabonye ajya ku wundi ryari hashize igihe kingana iki, akamuva ajya ku wundi ryari, akamuva ajya ku wundi ryari. Iyo nitwa speed of currency. Ni gute amafaranga yirukanka, ni gute amafaranga yihuta. Hanyuma iyo amafaranga kenshi yabuze rero usanga ikiba cyaragabanyutse ari icyo kintu. Amafaranga ntabwo aba akizenguruka mu bukungu nk'uko byari bisanzwe. Rero wakwibaza ngo niba atari ukubura kw'amafaranga haba habayeho iki? Ikiba cyabayeho ndakivuze ruguru, ni uko amafaranga aba atakizenguruka nk'uko byari bisanzwe. Ariko se aya mafaranga atakizenguruka yo aba yagiye? Reka dusobanure neza ingingo cyangwa se impamvu byibura enye zituma tuvuga ngo amafaranga yarabuze. Icya mbere twababwira ni uko mu minsi yashize leta y'u Rwanda cyangwa se biciye muri banki nkuru y'igihugu yazamuye icyo twita bank rate cyangwa se urwunguko rw'amafaranga itanga ku mabanki y'ubucuruzi, ruvana kuri 7.25 irushyira ku 8.25. Icya mbere, ibi ngibi bituma kuguza bihenda, kuguza amafaranga birahenda kubera yuko abantu nyine ntabwo bitabira kuguza amafaranga ahenze, twarabisobanuye. Hanyuma ikindi, abantu n'ibigo bafata inguzanyo nkeya, haba ibigo bya leta, ibigo by'imari ndetse n'abantu ku giti cyabo bashora imari bafite amafaranga make. Ikindi usanga bihutira kujya kuyasevinga bitewe n'uko interest rate iri hejuru, ari nayo ntego nyamukuru BNR iba yabikoze ishaka kugira ngo amafaranga agabanyuke muri circulation kubera ko ibiciro byazamutse, so ishyire pressing down ya inflation. Hanyuma ikindi, izo mpamvu ni ebyiri, kuba leta bazamuye kuba BNR bazamuye ikiguzi cy'amafaranga yacyo cyitwa central bank rate. Hanyuma ikindi ni uko ubucuruzi bugabanuka, abaguzi bagura iby'ibanze gusa. Kubera iki? Ibintu byahenze, so abaguzi baragura ibintu by'ibanze. Niba wacuruzaga urugero imyenda, uraza kubona ko flow y'abantu baza kugura imyenda iwawe bagabanyutse kubera yuko ntabwo bikiri ingenzi kugura imyenda mu gihe ibintu byazamutse. Abantu baragura iby'ibanze cyane. Mwibuke ko twavuze ko inflation cyangwa se inflation igabanya purchasing power y'umuturage, igabanya purchasing power cyangwa se ubushobozi bwo kugura bw'umuntu. Kandi ikindi mwibuke ko ntabwo imishahara y'abakozi ba leta bagize majority y'abantu bari mu masoko ntabwo iba yagabana, ntabwo iba yiyongereye, iba ari yayindi. N'amafaranga n'abantu bakora business abenshi ntabwo biba byongereye kuri iyo rate icyo byazamutseho. So bisobanuye yuko amafaranga amwe aba asigaye atakigura cya kintu yaguraga mbere. Urugero, niba nafite 10,000 nkaba nshobora kubona ipantaro y'ikoboyi, ibiciro bikaba byazamutse kujya kuri 13, twabisobanuyeho ubushize. Biransaba noneho kumva mfite amafaranga arenze ya 10,000 nagura ya koboyi. Bivuze ngo icyo gihe rero ndaza kugabanya kugura kwanjye no kwitabira kugura imyenda, ahubwo ndebe ko nabanza nkaza iby'ibanze. Turabizi iby'ibanze mu buzima ko ni ukurya, ni ukubona aho kuba, ni ukubasha kwivuza ndetse no kubona of course no kubona protection. So rero ibyo bintu mwamaze kubihaza nibwo ajya mu bisigaye bindi bimeze nk'aho ari wants ko bitari needs. Bivuze ngo ntabwo nshobora kujya gusatisfyinga
ibintu bisa nkaho bitari ibanze mu gihe ibintu byahenze kubera yuko amafaranga ntiyahindutse. Bivuze ngo abacuruzi cyangwa se aba businessman bategereje abakiriya, hari impact bya bintu bigize kubera yuko ntabwo bashobora guhita bagira gute, guhita babona ubwiyongere ntabwo bashobora gukomeza kubona muvuma bajyaga babona kubera yuko nyine hari ikintu cyabaye mu bukungu bituma bagira gute, abantu baba batongera kugura cyane ko baguraga. Ikindi kwishyurana biratinda buriya iyo situation nk'iyo ngiyo ihari. Kwishyurana biratinda, aho ushobora gusanga iyo umwe atishyuwe n'ubundi birumvikana ntabwo yishyura undi. Ushobora gusanga urugero hari umukozi runaka ukora ahantu, kwishyura byatinze, kwaba kuri banki amafaranga ni make, ibintu nk'ibyo ngibyo. So ugasanga ya furo y'amafaranga twari twabisobanuye kare yuko iyo fu nyine y'amafaranga agenda ava ku muntu ajya ku wundi, biratinda kubera yuko hari umuntu A agomba kwishyurwa n'ahantu yakoze, hanyuma nawe akajya ku isoko akaba yagiye ibintu agura, wa muntu yatinze kwishyurwa, so niba yatinze ntabwo ari ujya kujya soko ngo agure tumubone, so umucuruzi aravuga ati amafaranga yarabuze, amafaranga yarabuze, amafaranga yarabuze kubera iki? Icyo kintu. Hanyuma ikindi twavuga ni uko akenshi nk'urugero, niba umucuruzi uhinga itomati acuruza make agura ku muhinzi, agura make ku muhinzi, umuhinzi nawe akishyura make umukozi, uwo mukozi nawe akagura make ku isoko, amafaranga aba akiriho ariko akigenda gahoro. Urwo ni rwo rwerekana ko ari amafaranga. Ariko iyo nyine byazamutse buri muntu wese aba serious, ntabwo upfa gusohora amafaranga uko ubonye. Kubera iki? Kubera ko hari iby'ibanze, ibiciro byarazamutse, hari iby'ibanze ugomba kujya gute? Gusatisfeza. So urwo ni rwo rugero twabaha. Ikindi ni izihe ngaruka umuntu ashobora kwibaza za situation nk'iyi ngiyi y'ubukungu? Ingaruka mbi zirimo, akenshi abacuruzi baragabanuka. Usanga mu minsi nk'iyi ngiyi abacuruzi bavuga bati n'ubundi turabona ibintu birimo bitagenda, reka ubucuruzi mbureke, reka nigendere. Akazi gashobora kugabanuka nako. Urumva nyine ubu ufite business ufunze, hari abantu bandi aba yaratunze, abo bantu nabo babaye bashomeye kuko wa muntu yagiye, akazi karagabanutse. Ikindi inyungu z'ibigo zikagabanyuka. Business runaka yakora ikaba yashaka kunguka urugero mu mafaranga 500 ku kwezi, ni resitora y'umuntu afite ahantu mu centre, ntabwo izabishobora kubona amafaranga y'inyungu. Kubera iki? Kubera yuko nyine babakiriya ntibakiza, ya furo ntikiriho, ntabwo ikimeze kwa kundi. Ingaruka rero nziza zirimo, ya mbere ni uko hagabanyuka icyo twita inflation ijya hasi. Kubera iki? Twabivuze hejuru, BNL niyo ubundi ikontorora amafaranga n'uburyo akoreshwa mu bukungu. So rero niyo izamuye central bank rate yayo, bisobanuye ko irimo irashyira pressure ijya hasi, irifuza ko ibiciro bidakomeza kuzamuka bijya hasi, inflation iragabanyuka. Hanyuma ikindi ni uko nyine ibiciro usanga biri in control, biri noneho nyine umuntu leta cyangwa se banki nkuru y'igihugu noneho ifite uburyo bwo kubimanaginga no kumenya ngo mo biramuvinga cyangwa se mo biragenda biganahe. Hanyuma dusoza, iyo abantu bavuga ko amafaranga yabuze, ntabwo bavuga ko amafaranga yabuze burundu, ntabwo ajya abura burundu, ahubwo icyo baba bavuga ni uko atakizenguruka mu bukungu nk'uko byari bimeze. Kandi rimwe na rimwe ibi biba ari ingamba zifashwa cyangwa se zikorwa n'inzego z'ubukungu kugira ngo bagabanye izamuka ry'ibiciro. Muri make ntabwo amafaranga abura completely, ahubwo ikibaho agabanya uburyo yahinduraga abantu ndetse n'ibiciro bikazamuka, bwa bushobozi bwo kugura bw'amafaranga bwatakara, umuntu ntaba akigura ibintu byose uko abonye, cyangwa se ntaba akigura ibintu yagura mbere, akagura iby'ingenzi. So ku mucuruzi akavuga ati murabizi amafaranga yarabuze, waca ku muntu wese amafaranga yarabuze. Ariko icyo bisobanura n'icyo ngicyo ni uko muri circulation amafaranga aba yabaye makeya, biterwa n'iki? N'izamuka ry'ibiciro ndetse n'ingamba za central bank zo kugira ngo ishyire bya biciro ibigarure hasi, igabanye izamuka ryabyo. Wakoze kubana nanjye, kandi n'ikindi gihe tujye tubana, hanyuma ukangure undi muntu nawe, kandi dukore subscribe kuri iyi channel yacu nziza.